bakunzi ba Oxygen TV twongeye kubasuhuza. Uyu munsi dufite abandi batumirwa, ngira ngo tugiye kuganira kuri sinema ndetse n'ubuzima busanzwe. Reka dutangire batwibwira nubwo bamwe muri bo mubazi cyane mumaze kubamenya. Nzovu ubundi amazina yawe nyakuri bakwe nayaje. Urakoze. Nubwo mpora nivuga igihe cyose ariko umugabo n'uwivuga. Njye nitwa Bahizi Venuste. Nkaba naramenyekanye nitwa Nzovu muri filime bita Haranira Kubaho Zirara Zishya. Ariko nyuma y'izo ngizo nake filime nyinshi cyane zishobora kuba zigeze nko muri 10 ariko nyuma yaho noneho nake ndi filime bita Maître Nzovu. Urumva muri filime mbese amazina yanjye ni Bahizi Venuste alias Nzovu alias Maître Nzovu. Yes, tutaragera ku byawe cyangwa se tutaravuga byinshi. Nzovu ubundi gukina filime ute wabitangiye ryari? Ese byaciye mu zenzira? Urakoze. Gutangira filime nayitangiye muri 2006 kuko twakinaga iyo filime bita Haranira Kubaho yari igizwe n'ibitabo bitatu. Ariko twayikinye hafi umwaka kuko yasohotse muri 2007. Urongera ambaza uti nabigezeho nte? Buriya kugira ngo njye muri iyo filime bita Haranira Kubaho bikesha umugabo bita Kanyombya. Kanyombya twese twari duturanye mu gakaritsiye kamwe k'Igikondo. Aza kumbonaho nikoreraga gutya akazi ko mu rugo muri restaurant. Wakoze muri restaurant? Nge nta kazi ntakoze. Nuvuga ngo utaratangira gukina filime wakoraga akazi ko muri restaurant. Kanyombya muza kubonana ute none? Kanyombya twaje kubonana yakundaga kunyuraho nakoraga. None aza kumbwira ati se Nzovu yo kwicyo ntabwo nitwaga Nzovu, niswe Nzovu ntangiye gukina. Ubungubu arambwitize boss wacu nyiri filime ko yantumye umukinnyi gutya na gutya uteye gutya na gutya mugufiya yazakirisha role y'ubupasiteri. Turacyari hari aho ngaho. Nge ndashaka kumenya uburyo winjiye muri sinema. Wabonanye na Kanyombya mbese kugira ngo uko twabonye mbese twarahuye turagana, yari wa muntu dukunda guhura. Wowe wari usanzwe muzi ko kina filime cyangwa nawe? Nsanzwe muzi kuko urebye mbere yo filime twakiye Haranira Kubaho andi filime bakinye yajyaga inyura kuri televiziyo irimo mu bya Kanyombya bita Kanuma. Usibye ko mbere yuko dukina iyo filime bita Haranira Kubaho yaje kwitaba Imana. Kanuma yaje kwitaba Imana. Imana muri uko ridashira. Ubwo aravuga ati rero filime noneho tugiye gukina, tugiye kongeramo abakinnyi batatu, tugiye kongeramo icyo gihe twese twinjiramo njyewe nyina Mbogo na Mukarujanga. Ubwo yahise anshaka muri ubwo buryo. Noneho bidatinze bukeye bwaho yahise amuza n'umuyobozi wa filime turahura. Arambwira ati ndamubwira ariko ubwo turacyari 2006. Arambwira ati ambaza akazi nsanzwe nkora. Ati rero ngubu ugiye guhabwa igitabo. N'igitabo yari yaramaze kucyandika kunyandikaho. Yahise ameza igitabo. Arambwira ahita ameza n'ibihumbi 10. Ibihumbi 10 nibizaba bigufasha rimwe na rimwe hari igihe utazaza ukora akazi ukora ukareba mu gitabo. Nta kibazo ariko tangira gushutinga igitabo tuzatubahemba ibihumbi 30. Ni gutyo ubwo nisanze gutyo muri sinema nyarwanda bikesha Kanyombya. Yes, turacyakomeza kuganira n'aba bastari Nzovu ndetse na Rukamata. Reka tubaze Rukamata wowe wakiriye ute kuba uri kumwe na Nzovu? Murakoze cyane. Nge mu by'ukuri Rukamata filime nyigeze muvuga. Ariko najyaga ndeba. Hajye umazemo imyaka ingahe Rukamata? Ndumva ubu ngubu nayitangiye 2019. Urumva ko akiri umwana. Ariko ni mukuru, ni umwana muri sinema nyarwanda. Nakundaga kumureba muri filime muri televiziyo. Kumva ndamwishimiye cyane ku buryo nagiraga gutya naba ntarajya gufungura ngo ndebe filime yabo.
nawe najyaga kunywa agacupa nagendaga niruka n'iyi filime iri buncike. Ariko ni ukuri pe narabyishimiraga cyane. Akina nkabona ari kumwe na Mukarujanga, ari kumwe na Kanyombya na nyina wa Mbogo. Kanyombya ashyira ikijumba mu mufuka atya, akina agapira azunguruka na se na nyina na Nyagahene. Nkumva filime nifuje kuba nabona aba bantu. Ariko naheze kugira ngo mbone Nzovu na nyina wa Mbogo. Bivuze ngo kugeza ubu munsi naramubonye narishimye cyane kuko narifuzaga kubabona. Rukamata rero ngira ngo uko bivuze nibyo, umuntu wabonaga kuri televiziyo none ubu murimo murakina. Ndagira ngo none utubwire ni gute uri muri yumva none umuntu wabonaga kuri televiziyo none ubu muri gukinana. Okay, muri make kuba ariyo ngitangira filime ubu imyaka niba ari imyaka 2 igiye kuzura, ndacyari umwana cyane muri filime. Ariko kuba mbonana nabo ari abastari ba kera bijyanshimishije cyane, birananshimisha kumva nkinana n'abastari bakuru banje muri filime. Narifuzaga kubakubita amaso ngo barebe. Nabonaga kera yari pasiteri arwana na bakwa Nyirakimonyo. Urumva ko yagukurikiranye cyane. Namukurikiranaga cyane. Ubwo rero urumva ko kuva dukina noneho ni ibyishimo birenze. Ubu nanjye ndumva ndiho ngera ahandi hantu. Ni Imana yabishatse. Imana yarabishatse. Bakunzi ba Oxygen TV, murumva ko mu by'ukuri ari ibyishimo tuba twagiye tubashakira abantu cyane cyane abakinnyi bari gukina kuri Oxygen TV. Hanyuma se Nzovu, ubu reka tugere noneho kuri filme Maître Nzovu. Ira ni filme yakunzwe n'abanyarwanda cyane ndetse n'aba diaspora bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ese iriya filme Nzovu, iriya filme yakugejeje kuki? Okay, urakoze. Filme urebye sibye ko ntabwo ushaka kuvuga ngo nubwo nahembwaga ku kwezi nari mfite kontara, ariko ntabwo buriya amafaranga azeribwe ku kwezi. Yenda ushaka kubiti nishyira imvuba mu 30,000, ushaka kwishyura inzu, ukawaguramo agafuka k'umuceri, ukawaguramo amavuta, ukawaguramo umufuka w'amakara, gutya ibintu n'ibyo, cyangwa ukaguramo akagazi, sibyo? Nibyo urabona amafaranga nyine iyo amafaranga bampembaga iyo wayabaraga ku munsi w'umuntu ufite kontara wumvaga ari makeya cyane. Ariko kuko yazeraga ku kwezi yagiraga icyo amarira urugo. Kandi ndi umuntu ufite abana, mfite umugore. Ufite kontara y'igihe kingana iki? Imyaka 3. Imyaka 3, ariko Maître Nzovu yaje guhagarara tumaze nk'umwaka umwe kuko twahagaze muri ibihe bya covid. Covid se niyo yatumye ihagarara, kuko turabona izindi filme harimo Papa Sava yakomeje gukora, n'abandi bakomeza bakomeza gukora. Kuki ya filme yahagaze kandi yari ikunzwe cyane? Oya, ntabwo covid ariyo yatumye iriya filme Maître Nzovu ihagarara, kuko akenshi twebwe twakiraga no mu ishyamba na Maître Nzovu. Ni filme yarimo ibintu by'imirwano, twakiraga mu ishyamba harazamera neza i Nyamirambo. Yari ya filme ntabwo twakinaga mu nzira ngo igiye kibangamira abantu, abayobozi b'inzego zo hasi babe batubuza. Yari filme ikinirwa mu ishyamba. Ntabwo guhagarara ntabwo byatewe na covid. Urabona iriya filme yabaye filme nziza cyane, yari itandukanye na filme twakinaga mbere. Ziriya twakinaga mbere harimo abazitaga ngo ni amakinamico, zazanyuraga ku ma DVD. Urabona iriya filme yaje ifite agashya kenshi, kuvuga ngo Maître Nzovu arimanukiye, Maître Nzovu arizamukiye, Maître Nzovu ageze ku isi, amabuye aratigise, amateleviziyo mu nzu aranyeganyeze. Mbese ni filme yarimo ubuhanga bwinshi cyane. Yes, urakoze Maître Nzovu. Ese Nzovu, birashoboka ko umuntu, reka tubwire abadukurikiranye cyangwa se tubabwize ukuri, birashoboka ko umuntu yatungwa na sinema nyarwanda? Okay, ni byiza cyane, ariko sinavuga ko nka kera nkatwe twatangiye filme turefura ya sinema nyarwanda. Kiriya gihe filme ntabwo ari gushobora kugutunga yonyine, sibyo? Kuko nakubwiye yuko washoboraga, akenshi twakinaga ahantu hamwe, cyangwa tukagira dute, cyangwa ukaba wakina nko mu kwezi ugasanga filme ukinye ntirengeje
ibihumbi 20 bashobora kuguha. yego Usibye ko wenda kiriya gihe niho wabonaga abakinnyi bamwe ducuruza amasede, ugasanga Nyirambogo aracuruza sede, nanjye ndacuruza sede, ibaze kugira ngo umuntu w'umukinnyi acuruze sede. Twari ukugira ngo amafaranga nimba sede tuyigurisha 1000 twayifatagaho amafaranga nka 200. None niba ucuruje sede 100 shoboje ukamuverisa 80,000 ugasigarana 20. Ya 20 waba uyabonye wakongera n'ibyo 10 bagwaga byo gukina cyangwa 20 bikajya ibyo bikumaye ukaba wakwishyuramo inzu bikajya n'utwaguramo dukeya. Urumva kera byari bikaze, ariko kuri iki gihe urabona twebwe dukina bwa mbere nta bintu by'amacano YouTube yabagaho. Mbese umuntu n'ababosi bashoragamo amafaranga yabo ugasanga aranahiye, ugasanga nawe kugira ngo azabone amafaranga yo guhemba abakinnyi byabaga yuko yacuruje amasede. None yacuruzaga amasede make, cyagiye filime yanasohokaga aba DJ bamaze kwigira gute kwa bayifite, sibyo? Ariko kuri iki gihe YouTube channel irahari, sibyo? Nimba ari umuntu ushaka kugukinisha aragukinisha, nibura nko mu cyumweru ushaka gukinamo nka 3 abantu bagushaka. Kugeza ubu ngubu Nzovu umaze kuba umusitari, ntabwo ngiye kwinjira cyane mu buzima bwawe bwite, ariko ese Nzovu mu bana ufite, kuko ndabizi ibyo ufite abana, wumva hari abana byibuze bawe bagera ikintu cyawe? Urakoze. Usibye ko abana banjye simbana nabo, bari kumwe na mama wabo, nanjye ndibana, ariko ubwo Imana ifasha, kuko buriya abana iyo bari kumwe na mama wabo ntabwo wabinjizamo ibintu by'uburere bwawe cyangwa ibyo icyo wabaye cyo ngo nabo babe cyo. Ariko ndimo gusenga Imana ngo nsubirane na nyina, none ariko ndizera ko mu bana banjye b'abahungu byanze bikunze hazavamo abazakina sinema nyarwanda. Cyane mfite umukobwa w'imfura yanjye mwiza cyane muremure, we ndimo kumwifuza ko. Kuki wongera ako kantu muremure? Ni muremure, yakurikije nyina, ni muremure, ntabwo aransumba cyane, aransumba, yakurikije nyina. Uwo niwe ugaragaza impano yo gukina filime? Oya, abahungu nibo bashaka kuzakina filime. Burya filime hano muri iki gihugu abana banjye nabo si barebare cyane, bazansumbaho gato, kandi babona igihe tugezemo uzarebe nka filime z'Abanigeria, z'Abatanzania, abagana akenshi bakunda gukinisha ibintu bya komedi, bakunda gukinisha abantu bagufiya, kuko abantu bagufiya nibo baba bafite impano cyane. Sivuze ko n'abarebare nabo bakina filime cyangwa bagakina komedi, ariko akenshi abagufiya baba bakunzwe cyane. Ubwo ndumva bashobora nabo kuzagera mu kirenge nk'icyanjye bakazakina filime, ariko ibyo bazaba bitewe yuko nzasubira na mama wabo. Umukobwa nawe ndimo kumwifuriza impano yo kuzabamo umuhanzi, kuko ni umuntu usenga, nyina n'umurokore, nubwo azaza aririmba indirimbo za gospel, akamenya gitari, akamenya gucuranga piano. Urakoze. Bakunzi ba Oxygen TV turacyaganira, nubwo turi hafi kugera ku musozo, ariko Rukamata, ese igihe gito umaze ukinana n'aba basitari bazwi ba Nzovu, hari n'uwitwa Manase, Pastor Manase, ese niki umaze kubakuraho ku byerekeranye n'ubumenyi? Pastor Manase, wakwegereza microphone. Pastor Manase icyo namukuyeho, nabonye ari umuntu uzi gukina, nanjye numva natera ikirenge muke. Ikindi cya kabiri, hari ikintu yanyeretse cyitwa gushira ubwoba. Gushira ubwoba. Cyo gushira ubwoba byonyine kirahagije. No kuvuga ati genda utya, etwara utya, shira isoni. Nubwo uri umusaza, ariko umenye niyo winjiye muri filime uyikina nk'ukuri nk'umusore nubwo ushaje, ariko ndabikina nk'uko yabimbwiye. Uyu munsi wakinanye na Maître Nzovu, ndetse uza gukinana na nyina wa Mbogo. Yes. Wabibonye gute? Wabonye bakina bate? Wabakuye hiki? Uburyo bakina nasanze bakina neza cyane, bafite experience. Ubwo rero ngira ngo hari nanjye ndeho nkina
niyumvisemo ya experience bafite nanjye nayisanzemo. Iyo umuntu agiye gukina filime bwa mbere muzengira ngo n'icyo kibazo ndibuze kukibaza Nzovu, ni iki kintu cyakugoye cyane Rukamata? Okay, mbere ikintu cyabanje bwa mbere ugera imbere bwa mbere ikintu cyabanje kundushya ni kamera, kuri kamera, kuko najyaga kuvuga umbajije icyo tuganira na mugenzi wanjye duhana ibibazo n'ibisubizo, ahubwo ngateshwa kumureba nkajya kwirebera kamera. Ati kati tewarebye muri kamera, sinarinzi n'icyo ari cyo, sinarinzi ko ari kuguhagarika. Ubwo rero bambwira bati ntabwo ari uko, wereba hariya uganire n'uwo uganira nawe, kirazira kureba muri kamera. Ariko ibyo bikanga, hanyuma tukavuga kaza gushyugumbwa noneho ngahindukira kandi bambujije nanone nkabikora. Nukuvuga ngo kamera nagiye kuyimenyera nyine nyinshi. Yes, bakunzi ba Oxygen, nkuko nabibabwiye no kujya tubazanira abastari banyu mukaganira. Birashoboka ko hari icyo wababwira wajya munsi ukabandikira mukaganira mu kanya turi buze gusaba Maître Nzovu atubwire nimero ze, hanyuma birashoboka ko waba ushaka kuganira nawe ukaba wamuhamagara. Ese Nzovu, byakunda ko wabwira abakunzi ba Oxygen TV nimero zawe bakajya bakuganiriza? Sawa, nta kibazo. Ni 07 07 88 88 25 25 63 06. wakongera ukazisubiramo? 07 88 25 63 06. Okay, ngaho gira icyo ubwira abakunzi ba Oxygen TV, ugira icyo babwira. Okay. Abakunzi ba Oxygen TV, njye nababwira ko bakomeza gukurikirana ibiganiro bya Oxygen TV ndetse n'amafilime, sibyo. Ubwo ndabwira abarundi cyane, mbabwira ati peace abarundi baradukunda, sibyo. Nkabwira ubwo n'abarundi barimo abo muri East Africa yose, ubwo n'aba Tanzania, abagande, nabo barundi n'abanyarwanda cyane nkabwira abanyarwanda baba hanze, nkabwira abari muri Amerika, muri Canada, muri Australia hari abantu badukunda cyane kandi mbabwiye nti Imana cyane abadukurikirana, abarimo kutureba imbere y'ikamera, Imana igihora ibarinda, aho bahore bahaha baronke rwose, kandi Imana izaziba ihora ibarinda, iturindira abanyarwanda bari hanze, sibyo. Ngenda bakunda, Imana igihora ibarinda. Yes, Rukamata, nawe wagira icyo ubwira abakunzi ba Oxygen TV ubashimira? Gira icyo babwira abakunzi ba Oxygen TV. Kimwe cyo nzi ko badukurikira cyane, cyo hari no wigeze kubimbaza ari muri France, namubwira ngo nakomerezeho ajya tureba, natwe turamwishimira kutureba. Ikindi gikurikiye ni abarundi, nkuko mugenzi wanjye yabivuze. Burya abarundi baratureba cyane, kuko nahanini naho nize nsa naho navukiye. Benshi rero bampaye message bambwira bati rwose twarakubonye nubwo wagiye kera, turakuzi, twarakubonye, komerezaho, tuzajya tukurikiraho subscribe, kugira ngo nawe utere imbere. Kandi rwose nanjye mbasabiye umugisha, n'abandi hari n'abari Uganda bamwe tuziranye nabo bajya bambwira bati turakubona. Nabo nkuko mugenzi wanjye yavuze, Imana ibaha umugisha, kuko iyo burya bagize batyo babinjije, kandi nabo bibashimishije. Yes, bakunzi ba Oxygen TV, mu by'ukuri dushoreje ikiganiro cyacu. Reka rwose tubashimire, mujye hepfo mwandikire bano bastari mubahamagare. Hari nawe nimero ufite itubwira bakajya bagusuhuza. Yewe rero mwamuzehe ukina filime, nabaka nimero nyine ndagafite,
ni 07 07 8 8 16 16 33 33 201 201 aho ngaho baguhamagaye bakubona bambona rwose. Okay, reka rero tubashimire mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Murakoze murakoze JP.